umutoza wa Rayon Sports yatangaje uko ari kubona umukinyi uri muri teste w'umurundi Ndikumana Asman. Ndaza kubwira uko amubona mu myitozo nimba ashobora gusinyira equipe ya Rayon Sports. Ikindi ndabwira abakunzi ba Rayon Sports mwegerano tubane, ndakubwira igihe Ismail Pichu ashobora kuzatangirira imyitozo muri equipe ya Rayon Sports. Abakinyi babiri babanya Senegal, umutoza hari ikintu yasabye abayobozi ba Sport kuri aba bakinyi babiri, ndaza kukigarukaho. Ese uratekereza ari ikiye? Ikindi muri equipe ya Sport ni muzatungurwe no kubona Shadrack Bingibero umukongomani ku munsi wo kuwa mbere Rayon Sport aho izaba ikina na Vipers. Uyu mukinyi agaragaye mu kibuga. Ese byagenze bite? Ku munsi w'ejo nibwo habaye ibiganiro bigiye bitandukanye kugira ngo barebe nimba uyu mukinyi bari kwibaza ese koko agende cyangwa se agume, ese ibyo yatanze nibirashoboye. Bari kwibaza ibintu byinshi bigiye bitandukanye, bagiye bareba uko yagiye yitwara, bavuga bati ese nago abakiri kare, ibintu byinshi bigiye bitandukanye ndaza kugarukaho. Ikindi muri equipe ya Rayon Sports nyuma yuko umutoza bari bamusabye guhindura systeme, ariko uyu mutoza nawe hari ikintu yabwiye abayobozi cyangwa se hari icyifuzo afite, uburyo ashobora kuzapangamo equipe ku munsi wo kuwa mbere Rayon Sports iri gukina na Vipers. Nawe hari uburyo yatekereje ashobora gukinamo kuri uriya munsi wo kwa mbere, ariko dushobora kuzabona equipe ya Rayon Sports ku munsi wo kwa mbere ikina bitandukanye n'uburyo yari imaze iminsi ikina. Ngiye kugaruka ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Nizere ko nta mufana wa Rayon Sports aha hantu wahava. Guma hano tuganire, guma hano ndakugeza amakuru menshi cyane agiye atandukanye. Ngira ngo umuntu wese utarakanda subscribe narebe ku ruhande rw'iburyo arebe ko yakanze subscribe, akomeze video nta kibazo, akurikirana amakuru ya Rayon Sports, amakuru meza cyane ari muri equipe ya Rayon Sports. Ariko ikindi indagarukaho, ese ibya Mugunga Yves we bimeze bite? Ni nyuma yuko bari babyukije dossier y'uyu mutaramo, ese we araza gusinyira equipe ya Rayon Sports? Nabyo mukeneye kubimenya. Mugunga Yves nawe baramwanarije bamuhuza na Shadrack Bingibero, bareba umukinyi bashobora gufata cyangwa se nimba Shadrack Bingibero yahaguma, nimba ari Mugunga Yves urasinya na baraza kureba uko bimeze. Ndaza kubabwira byinshi kuri aba bakinyi bagiye batandukanye. So ngira ngo reka nere gutinda mere ko umutoza Afamia TV gahunda z'imikinire uko zihagaze. Umutoza mu minsi ishize habaye inama bamubwira ko agomba guhindura system kugira ngo bimufashe, ariko bifashe na equipe ya Rayon Sports. Ni nyuma yuko n'abakinyi yugiye kubaganiriza bakubwira ko i system irabagora cyane cyane abakinyi ibo ku abakinyi bakina imbere kuri atake, iyo bakina bataka ari babiri bakubwira ko kugira ngo imipira ibagereho kandi bakine neza birabagora cyane, kuko akeshi na keshi ngo bisanga mu badefenseri bane n'umumedateri umwe bagerageza gufata baro kugira ngo bayikine, ugasanga babaye bake, kuko usanga keshi na keshi usanga bagiye batandukanye n'abamediateri. So rero umutoza baramubwiye bati wahindura systeme kuko n'abakunzi ba Sport ntago bayishimiye, kandi systeme ikibi cyayo y'abakinyi batayimenyeye, usanga keshi na keshi iyo equipe igutsinda ibitego byinshi cyane, kandi nanone systeme ni systeme itemerera equipe ikina gutsinda ibitego byinshi. Usanga amakipe akiniye systeme usanga ariyo atsinda ibitego bike cyane. So rero uyu mutoza baramubwiye bati wahindura systeme. Umutoza rero yarabyemeye kuko byari bikomeye. Baramubwiye ati wowe n'udahindura systeme turashaka ukundi kuntu tubigenza, ariko ugomba guhindura systeme kugira ngo equipe ya Rayon Sports tubone iri gukina ukine systeme isanzwe, kuko abakinyi bakubwira ko batayumva pe. Ubwo rero umutoza yaje kubyemera, ariko ku munsi wo kuwa kane ejo kuwa gatanu nibwo yabwiye abayobozi ba Sport ababwira ati nta kibazo systeme nayihindura nta kibazo, ariko arababwira ngo nshobora kugerageza amahirwe ya nyuma kuri iyi match ya Vipers, nkaba nageragezaho systeme yanjye nsanzwe nyina
nkaba nayikoresha byakwanga noneho nkahita nyivaho burundu. Icyo kintu nabashije kumenya, ariko icyo namenye nuko nagihindutse ashobora guhindura systeme ya 4-3-3, ariko we igitekerezo yari afite nuko ngo yifuzaga ko iyi systeme ya 3-5-2 yayikina kuri match ya Vipers. Yabona byanze abakinyi byabagoye match, ukabona Rayon Sport iri kugaragaza urwego rwo hasi, umutoza nawe agahita iyi systeme ayivaho. Nicyo kintu nabwira abakunzi iba Rayon Sport, ariko uyu mutoza arabyemeye ko azahindura systeme. Ariko ikindi kintu yaravuze ngo shobora kuzajya nyina iyi systeme bitewe na match ngiye gukina. Nimba agiye gukina na match ya APR, ubwo afite ko yapanga equipe, yavuze ati bitewe na equipe tugiye guhura nzajya panga iyi systeme. Ubwo akukana ko yagashizemo. So ikindi ubwo uwitwa Shadrack Bingbero ongira ngo ibibazo yahuye nabyo muri equipe ya Rayon Sport, angira ngo nago nabigara ko cyane bamwe mu bakunzi ba Rayon Sport bimbere cyane, ngira ngo murabizi cyane uyu mukinyi rero Shadrack. Ku munsi w'ejo nibwo bamwe mu bayobozi ba Rayon Sport bariho bibaza bavuga bati ese Shadrack Bingbero umwe mu bakinyi beza bagize ibitego byinshi hariya muri shampiyona ya Congo, ese urwego rwe n'urunguru ku buryo twamurika agahita agenda, ese haba ari ikintu wenda atagaragaje cyangwa se ari ikintu yaba gifite yagaragariza abakunzi ba Sport wenda bikaba byatuma aguma muri equipe ya Sport, kubera ko impamvu nyamukuru Rayon Sport iyi deal yanze kuyijandikamo n'urwego babonye rw'imikinire uyu mukinnyi akinyeho. Nekeza ko yaba ari umukinnyi wagaragaje urwego rwo hejuru akina nka Forunga, cyangwa se akaba yaratsinze nk'ibitego nka 4 muri iyi pre-season. Rayon Sport aya mafaranga bari kwishyura vuba na bwangu, ariko kubera urwego yagaragaje byatumye babishamo imbaraga nkeya. Ko mwagiye mwumva ko Rayon Sport yageze aho ngaho ikavuga bati turahereza miliyoni 10 bakisubiraho. So rero uyu mukinyi rero gahunda, icyo namenye nuko ku munsi w'ejo bamwe mu bayobozi ba Rayon Sport bari kwibaza bati se uyu mukinyi tumureka agende. Avuga bati Shadrack Bingbero itike ye ntago yarayihinduza uyu mukinyi, niyo mpamvu wenda akiri ni Kigali. Shadrack itike y'indege ntago irahinduka, aracyari Kigali, ariko baravuze bati Shadrack Bingbero reka tumubwire azakine match yo kuwa mbere Rayon Sport izabikinamo na Vipers. Nagira urwego cyangwa se nagaragaza uburyo iyi match azayikina, bizagaragaza ko ashobora kuguma muri equipe ya Sport cyangwa se akaba yisozokamo yitwaye neza. Ashobora kuguma muri equipe ya Sport igihe yakina nk'uko asanzwe akina. Nubundi ubwo nyine byaba birisika ko agomba gusohoka muri equipe ya Rayon Sport, ariko baravuze bati iyi match ya Vipers irakomeye, nagende agaragaze urwego rwe, nabishyiramo natsinda ibitego azagira Rayon Sport ishobora gusubira muri deal uyu mukinyi akaba yaguma muri equipe ya Rayon Sport. Ariko rero nimuzatungurwe mubonye Shadrack Bingbero kuri match ya Rayon Sport na Vipers. Baracyabi negosia na n'uyu mutaramu Shadrack Bingbero, bakubwira ko no mu mutwe asigaye atameze neza kubera ibi bibazo nyine. Ikindi kibazo Shadrack we avuga nkawe ku giti cye, wenda na manager we Mucyo Anta wenda atangaza avuga ati uyu mukinyi wanjye impamvu atitwa neza ni iyi ngiyi, ni systeme y'umutoza Afamia TV. Shadrack Bingbero akubwira ko biramugora cyane kubona baro, ndetse n'uburyo baro ayibonamo cyangwa se uburyo baro iza akaba yayitsinda mu buryo bumworoheye babigoye bitewe na systeme bakina. Iyi systeme nanjye mbona ko igora abataka na Forunga ni wamushira hariya nawe byamugora, ariko wenda we kubera ko afite karite wenda yo kuba yagumana baro ashobora gukina. Ariko iyi systeme igora abataka cyane nka Shadrack Bingbero. Rero ubutsindisha imitwe hari ubwo usanga aba wing back centre zabuze byagoranye. So rero Shadrack Bingbero nimuzatungurwe ku munsi wo kuwa mbere agaragaye kuri match ya Rayon Sport na Vipers. Ismail Pichu, uyu umukinyi Ismail Pichu ndakubwira ko ku munsi wo kuwa mbere
ndetse no kuwa kabiri ashobora kuzatangira imyitozo ku munsi wo kuwa kabiri muri ekipe ya Rayon Sports. Hagati yo kuwa kabiri no kuwa gatatu ashobora kuzatangira imyitozo muri ekipe ya Rayon Sports. Ikindi nakubwira nuko muri ekipe ya Rayon Sports nuko kuri Mugunga Yves dosiye bari bayizamuye muri iki cyumweru, bari batangiye ibiganiro, ariko nyuma ya match yo kuwa mbere Rayon Sports izakinamo na Vipers, Shadrack Bingbero uko azitwara bishobora kuzinjiza Mugunga Yves muri ekipe ya Sport cyangwa se Diru bakaba bayivamo. Shadrack naramuka yitwaye neza akaba yagaragaza urwego rwiza kuri iriya match, uwitwa Mugunga Yves bazahita bamureka, ariko nagaragaza urwego rwo hasi bashobora kuzagira gute kuzakomeza Diru ya Mugunga Yves. Ariko bari kwibaza bati se Shadrack Bingbero tumwirukane tuzane Mugunga Yves nawe tutazi ngo urwego rwe ruhagaze gute, aze akina ibiri hasi bya Shadrack Bingbero. Abakunzi ba Sport ntago twabakira, abakunzi ba Sport tuzanye Mugunga Yves agaza akagaragaza urwego rwo hasi cyane, bavuga ati reka tumanze duhereza amahirwe Shadrack Bingbero, haracyari kare. Uburyo bw'imitoreze, uburyo bwa systeme ubona ko butorohereza abakinyi kwitwara neza. Umutoza nawe ashobora kuzahindura systeme, kubera ko no ku munsi w'ejo ekipe ya kabiri ngira ngo yakinaga 4-3-3 muri ekipe ya kabiri, areba nimba abikoresha cyangwa se akoresha test kuri ekipe ya kabiri, areba nimba iyo systeme ashobora kuyikoresha ikaba yatanga umusaruro. Ngira ngo nimba mbyibuka neza ekipe ya kabiri niyo yatsinze n'igitego kimwe cya Rivalido, nimba mbyibuka neza. Urumva ko iyo systeme ishobora gufasha ekipe ya Sport. Urumva ko nuko nguko rero ibya Yves Mugunga bihagaze. Kuri iryo Sudianye na Forunganye rero uti bimeze bite? Yusudianye na Forunganye umutoza ku munsi w'ejo yabwiye abayobozi ba Sport ko aba bakinyi ku munsi wo kwa kabiri batagaragara mu myitozo ya Rayon Sport bazatangira sezo batabanza mu kibuga. Abati kira cyumweru kuwa kabiri niba batari mu myitozo, nibashake batazaza, kubera ko aho iminsi igeze abakinyi ndi kubakoresha imyitozo namaze kubona karite z'abakinyi baba defenseur cyangwa se abakinyi banje ndi kugenda mbona urwego rwabo. Abakinyi rero mbakineye kwa kabiri tugatangirana imyitozo byibuza tariki 12 zizagera namaze kubona nimba Yusudianye hari challenge yatanga muri defense. Ndetse na Forunganye avuga ko we yakoraga imyitozo isanzwe ari muri Senegal, naza ku rwego rwiza nawe ashobora gufata nimero 9, ariko bazamanza bamujyane kwa Mugemane bamusuzume nagira gute, nibasanga ameze neza azajya gute, azakina azajya mu kibuga nta kibazo. Abo bakinyi rero hagati y'uyu munsi kwa gatatu gose, ariko aba bakinyi mutoza avuga ati baze gose, baze kwa mbere babe bahari kuri match kwa kabiri dutangirane imyitozo. Abakinyi rero nagihindutse baraza gufata indege mu kanya gato cyane, baza i Kigali ejo ku cyumweru, bazafata indege baza i Kigali. Birayikiri ko kuwa mbere bashobora kuba bari Kigali bakareba match ya Rayon Sports na Vipers, kuwa kabiri bagakora imyitozo. Na amakuru meza cyane, amakuru meza cyane, amakuru meza cyane gose. Nekereza ko Forunganye naba yakize azatanga ibisubizo kuri attack cyangwa se mu busatirizi bwa Rayon Sports. N'umutoza azabahinduye systeme yorohereza abakinyi b'imbere kuba bagira gute, kuba batsinda kandi ibintu bikaba byagenda neza n'ibiteguye ka byaboneka. So rero ngira ngo ni bimwe muri ibyo kuri aba bakinyi, bimwe mu byinshi nagiye ngarukaho. Reka ngaruke kuri uyu mukinyi w'umurundi uri muri teste, Ndikumana Asumani cyangwa se Ndikumana Landry. Uyu mukinyi rero umutoza yaramurebye mu myitozo aho yatsindaga ibitego 4, ndetse no ku munsi w'ejo bakora deka. Umutoza rero avuga ko ashobora kuba ari umukinyi mwiza, ariko uri muri teste abagomba
kugaragaza ko ari umukinnyi ukwiriye gusinya cyangwa se ari umukinnyi mwiza, umukinnyi wese ngo uri muri test akina ku rwego rutandukanye n'umukinnyi ufite amasezerano. Umutoza rero yavuze ati mumbabarire muretse kumusinyisha, ku munsi wo kwa mbere nzamubanza mu kibuga kuri match ya Vipers, ekipe ikomeye, ngiyewe match ikirangira ni ngiyewe uzababwira ko uyu mukinnyi agomba gusinya cyangwa se agomba guhita ataha. Umutoza avuze ati mumbabarire cyane mudasinyisha uyu mukinnyi, mutamusinyisha atari yakina match ya Vipers yo kuwa mbere. Ibintu ari gukora mu myitozo, ibitego ari gutsinda nibyo agomba gukora kugira ngo abone amasezerano, ariko mureke amanze akine match yo ku rundi rwego. Angira ngo mwamenye ko n'uriya munya Nigeria we yamaze gutaha kabisa. Perezida wa Espagne ati wowe never niwongera kugaruka. So rero uyu mukinnyi rero ku munsi wo kuwa mbere match ikirangira, match zaba saa 12 kuri PS Stadium, abakunze siporo mugitegure tujye kurebera match. Uyu mukinnyi match ikirangira umutoza azavuga ati uyu mukinnyi arasinya cyangwa se agomba kwikomereza. Umutoza avuze ati ibiteka ari gutsinda ndi kubibona, ndi kubona uburyo ari gukina, ari kwitanga, arimo aragerageza kugaragaza urwego rutandukanye n'urw'abandi kubera ko ari muri test, ariko nyine kumureba muri match nkareba urwego rwe, nkanamusha no kuri wing nimba ariyo akinaho, ariko mukamusinyisha ari ngiye utanze itegeko. Nimbona ari ikintu azamfasha nzavuga ati umusinyishe. So rero urebye nibyo, ariko urebye nibyo kuri uyu mukinnyi. Nyuma y'iriya match agaragaza urwego rwiza, ashobora gusinyira ikipe ya Sport. Cyo kintu nabwira abakunzi ba Murera. Umutoza we yifuzaga ko yanakina match yo kuwa gatanu ya El Merreikh, avuga ati ndashaka kumusuzuma ngiyewe, ndashaka kumusuzuma izi match ebyiri ashobora kuzazikina. Umutoza agahita atanga itegeko rivuga ngo asinye cyangwa se mureke agire gute yikomereza. So rero urebye gusa wenda bivuze mu buryo bwa official, umutoza ari kubona ari umukinnyi uri kugerageza kwitanga, ari gukina, ashaka bite wenda n'uburyo wenda ari kumona mu myitozo, ashaka kuba ari umukinnyi mwiza ariko uri gushaka amasezerano. Ni umukinnyi mwiza ariko uri kwitanga kubera ko n'amasezerano afite, ari gushaka kumvika abayobozi ba siporo, abafana, akaba yasinyira ekipe ya Sport. Nicyo ngicyo navuga kuri uyu mutoza. Yamutegereje kuri match niho yamutegeye. Nuko rero bimeze. So mugire ibihe byiza bakunzi ba Murera kabisa, mube mumeze neza, mumerewe neza iyi weekend, mumererwe neza cyane.